Kidega Munene 01 yarabajije ati ufite data z'abana bataye ishuri ikigo cyose banditse umudugudu n'utugari bivangavanze ni gute bava mu mudugudu umwe wabashyira hamwe. Nubwo ntabashije kumva neza uko byari bivangavanze, ndabifata ko utugari dufite kolamu yatwo n'imidugudu ikaba ifite kolamu yayo, ariko ikaba itari ku murongo kandi dushaka gushyira hamwe abana baturuka mu mudugudu umwe. Iki kibazo ndagisubiza gutya. Hano dufite kolamu eshatu. Kolamu ya mbere irimo amazina y'abana, kolamu ya kabiri irimo utugari, hanyuma kolamu ya gatatu irimo imidugudu. Ariko muri buri kolamu biravangavanze. Hari uburyo bubiri dushobora gushyira hamwe abana baturuka mu mudugudu umwe. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha komande ya filter. Mu Kinyarwanda bisobanuye kuyungurura. Uburyo bwa kabiri dushobora gukoresha komande yitwa pivot table. Aha nabwo ni uburyo bwo gutondeka amakuru uko yashaka mu buryo bwihuta. Reka tubanze duhe iyi mbonerahamwe umutwe w'amagambo. Urutonde rw'abana bataye ishuri. Tumajinge, dushyire hagati no hagati, duceho umurongo, tuboarding. Okay. Uburyo bwa mbere turabukora gutya. Turabanza duhitemo select imitwe y'amagambo mu macolumns yose. Hanyuma tujye kuri ribbon tab ya data, tujye kuri commande ya filter, dore ifite akamenyetso k'umubirikira, akayunguruzo. Hanyuma tugakandeho ku mitwe y'amagambo muri buri kolamu harahita hajyaho akamenyetso kameze nk'agapata. Ako kamenyetso turakajyaho tugafungure tugakanzeho. Murabona tuje hano kuri kolamu y'imidugudu tugafungura, harahita haza dialog box iriho igice cya sort na filter. Turaza hano hari select all, we unselect all, tukaba noneho twahitamo umudugudu umwe dushaka. Reka duhitemo Gasharu. Murabona ko imbonerahamwe yihinnye hakaza umudugudu wa Gasharu gusa. Tubikoze gutya rero, dore ahantu ikibazo cyaturuka. Twabikoze twirengagije kolamu y'utugari. Kandi hari igihe utugari turenze kamwe dushobora kugira imidugudu yitiranwa. Nk'uko hano umudugudu wa Gasharu wishyize hamwe, ariko mu tugari murabona ko harimo Rwimiyaga, Gasharu na Karambi. Hano icyo dukora, turongera imidugudu yose tukayisubizamo, tukabanza kuyungurura utugari. Niduhitamo gusigarana akagari ka Gasharu, turagasigarana n'imidugudu ikarimo yose. Noneho tubone kujya kuyungurura imidugudu dushaka kubona abana bo mu mudugudu umwe, akagari kamwe. Hano ku rugero twihaye nuko dufite umwana umwe mu midugudu 3 y'akagari ka Gasharu, ariko nuko twabiyungurura. Reka dufate umudugudu urimo abana barenze umwe. Mu tugari turahitamo Nyakibanda, ku midugudu duhitemo Kagano. You see? Murabona ko dufite abana baturuka mu mudugudu wa Kagano, akagari ka Nyakibanda. Noneho tukaba twahitamo select uru rutonde, hanyuma tukarwomeka ahandi dushaka. Dushobora kugenda buri mudugudu tuwushyira muri sheet yawo cyangwa muri range yawo. Uburyo bwa kabiri bwo gukoresha pivot table turabikora gutya. Turahitamo imbonerahamwe yose, ariko umutwe mukuru w'amagambo turawusiga. Turahitamo amakuru ari mu mbonerahamwe n'imitwe y'amagambo y'amacolumns gusa. Hanyuma tujye kuri ribbon tab ya insert, tujye kuri commande yitwa pivot table, tuyikandeho, hazi kano ka dialog box kavuga ngo tama amakuru ushaka gusesengura. Choose the data you want to analyze. Tumanuke ahavuga ngo kusanya imbonerahamwe cyangwa imbago, select a table or range. Twamaze kuyikusanya iyo yo mbere. Tumanuke hasi avuga hitama aho ushaka gushyira pivot table. Choose where to place pivot table. Dushobora guhitamo kuri new sheet, sheet nshyashya, cyangwa existing sheet, muri sheet turi gukoreramo. Reka duhitemo sheet turi gukoreramo, twongere duhitemo aho dushaka ko iyo pivot table yiyomeka muri sheet, hanyuma twemeze OK. Arahita yiyomekamo imbata ya pivot table. Numvise ko plan y'inzu yitwa mu Kinyarwanda imbata y'inzu. Naha rero iyi ni imbata ya pivot table, itegereje kwakira amakuru. Hirya iburyo hari dialog box yitwa pivot table fields. N'uturima twa pivot table isaruramo amakuru. Mu karima ka mbere hejuru harimo imitwe y'amagambo y'imbonerahamwe yacu. Aya makuru turayimurira mu turima turimo kubona hasi ahakwiriye kugira ngo tugere ku ntego yacu. Ahakwiriye ibyo dushaka none aha rero ni mu karima ka rows. Turashaka amakuru yacu ko aza atondetse mu ma rows nk'uko ari mu mbonerahamwe. Ariko turashaka ko abana baturuka mu mudugudu umwe bajya hamwe. Turatondeka aya makuru duhereye ku tugari, imidugudu n'amazina. Turakanda ku tugari, dukomeze dukanze, tumanure hasi, dutere mu murima wa rows. Muri pivot table noneho hagiyemo amakuru, urutonde rw'utugari twose. Urutonde rw'utugari dufite mu mbonerahamwe ni utugari 4: Gasharu, Karambi, Nyakibanda na Rwimiyaga.
nitwo dukomeza twisubiramo mu mbonerahamwe twahoranye. Nitumanura n'umudugudu, murabona ko muri pivot table imidugudu ihita yigabanya mu tugari ibarizwamo. Hano kudupata dushobora kugenda tubihina. Wafungura nk'akagari k'Agasharu ugahita ubona urutonde rw'imidugudu iri muri ako kagari. Nitumanura n'amazina nayo arigabanya mu midugudu abana baturukamo. Murabona ko akagari k'Agasharu, umudugudu wa Gasharu dufite umwana umwe, Habimana Eric. Muri Kagano naho n'umwe, na Nyakibanda nuko. Mu kagari ka Karambi umudugudu wa Gasharu ho harimo abana batatu, n'ahandi. Ndumva ari ibyo. Hari uburyo bwinshi bwo gukina n'amakuru hano muri Excel. Guhitamo ubwo uri bukoreshe ahanini biterwa no kumenya neza icyo ushaka kugeraho. Nizere ko hari icyo mwungukiye muri iyi video. Hakuzweyezu JMV yarabajije ati ni gute wavangura abagabo n'abagore ukoresheje nimero y'indangamuntu zabo, ufite koramu y'amazina yabo na nimero y'indangamuntu. Urugero dufite hano rugizwe n'imbonerahamwe igizwe na koramu 3: nomero y'uruhererekane, izina na nimero y'indangamuntu. Nimero z'indangamuntu mureba hano ni imibare twihaye nk'urugero, nta ihuriye na nimero z'indangamuntu za nyazo. Kugira ngo rero tuvangure abagabo n'abagore twifashishije nimero y'indangamuntu, turakoresha formule na function. Turajya muri koramu ikurikiraho dukoreremo iyo formule. Reka tubanze duhe iyi koramu umutwe w'amagambo, gender. Noneho tujye muri seru ya mbere dutangire formule. Bihwanye, if, dufungura kugarizo, dukurikizeho function ya mid. Function ya mid ivuze middle, hagati. Ni ukuvuga ngo ibirimo kubwira Excel kureba ikintu urimo gushaka hagati mu mibare cyangwa mu magambo biterwa n'icyo ufite muri cell. Hanyuma noneho dufungura kandi kugarizo ka function ya mid, duhitemo cell irimo amakuru tureberaho, ubwo ni C2, C2, akitso. Noneho dukurikizeho umwanya umubare uranga gender uherereyeho. Ni ukuvuga ngo ni umwanya wa kangahe umubare uranga gender uherereyeho mu mibare iranga indangamuntu. Ubaze uturutse ibumoso. Hano ni ku mubare wa 8 kuri iriya rimwe y'ibara ry'umutuku. Nimero zose twazishyizemo rimwe cyangwa kabiri bitewe n'igitsina, kandi ku mubare wa 8 kuri nimero zose. Noneho dukomeze na formule, dukomeze na kitso, dukurikizeho umubare w'imibare turimo kureberaho. Ni ukuvuga ngo ni imibare ingahe turimo kureberaho. Birashoboka ko imibare iranga gender muri nimero z'indangamuntu yashoboraga kuba 2, wenda nka 12, 18 gutyo. Biramutse ari uko bimeze, hano twashyiramo 2, ariko turashyiramo 1 kubera ko turimo kurebera ku mubare umwe. Dufunga kugarizo ka function ya mid, noneho dukurikizeho bihwanye. Niba condition dutanze muri formule cyangwa niba umubare turi kureberaho ungana na 1, Excel imenye ko ari umugabo. Tari ibyo ni umugore, kuko nta yindi condition dufite. Niba atari umugabo ni umugore. Hanyuma dufunga kugarizo ka formule yose twemeze, tumanure twomeke n'ahandi hose. Tayare. Kugira ngo noneho tuvangure abagabo n'abagore, turahitamo row irimo imitwe y'amagambo, tujye kuri ribbon tab ya data, dukande kuri command ya fillet, hanyuma tujye kuyungurura kuri column ya gender, unselect, duhitemo gabo, hahita haza abagabo gusa. Ukaba washishura urutonde rwabo ukarwomeka ahandi, wenda tubashyire muri sheet yabo, tuyite abagabo. Noneho tugasubirayo, tugakuramo gabo, tugahitamo gore, hakaza abagore, noneho tugakomeza nk'uko twabigenje mbere. Ndetse bikarangira ugifite na rwa rutonde rwa mbere rwose. Peace and love. See you in the next video.